Ese nawe ujya wibaza ngo inshuti mbi wayibwirwa n'ibihe bimenyetso, cyangwa se inshuti mbi igaragara gute? Wayimenya ute itarakwangiza, itaragusubiza inyuma? Inshuti mbi buriya n'undi mu busanzwe ntabwo yatuma utera imbere. Ibintu byose ukoze byanga byanubwo ufite inshuti mbi biraflopinga, cyangwa se nubwo waba ukora ibintu byiza ariko ufite inshuti mbi birangira ufashe imico yayo ukaba wanatsindwa mu migambi yawe yo gukabya inzozi. Uyu munsi nkuzaniye ibintu 7 byakwereka ko inshuti yawe atari nziza ahubwo ari inshuti mbi. Ikintu cya mbere kizakubwira ko umuntu muri kumwe ashobora kuba atari inshuti nziza ukaba wabikeka ni iki? Avuga abandi bantu cyane. Rimwe na rimwe nawe buriya arakuvuga iyo atari kumwe nawe. Ni wumva inshuti igira amagambo menshi kandi ayo magambo akaba yerekeye mu kuvuga abantu cyane. Uzamenye yuko uwo muntu iyo nawe mutari kumwe arakuvuga kandi cyane. Iyo umuntu ahora avuga abandi kandi akabavuga nabi, wibuke ko nawe ashobora kukuvuga mu ruhame iyo utari kumwe nawe. Ibyo ni ibintu ugomba rwose kumenya. Ikindi, agucecekesha iyo ushaka gusangiza ibitekerezo by'abandi bantu. Buriya umuntu ari inshuti yawe ariko ukaba utazi ko ari inshuti mbi, akenshi hari ukuntu umugisha inama ngo ugende ubwira ikintu umuntu cyamugirira akamaro, ariko agatangira kubwira ngo ibyo bintu uri gukora ni ukwivuna. Nyine ubone ko udashaka yuko ari ikintu wasangiza abagenzi bawe. Ntibumva cyangwa ngo bagushyigikire mu bintu nyine ushaka gukora, ubu uwo muntu atari inshuti yawe, ahubwo baguca intege cyangwa bakagutera ipfunwe. Iyo ngiyo ni impamvu ya kabiri. Reka twigire ku mpamvu ya gatatu. Ashimishwa nuko watsinzwe cyangwa se wababaye bitewe nuko wenda hari ibitagenze neza. Ntashobora nyine kukugirira impuhwe cyangwa kubabara nkawe. Iyo ibintu bikubayeho aratuza cyangwa se akabigira urwenya. Hari ukuntu ibintu bikubaho nkaho wabona ko wenda yababaye, hari wenda emotions zo kubabara yakugiriye, ahubwo usanga bihinduye mu rwenya. Buri saha bikubwira kugira ngo nyine akomeza kubabaza. Twihuta n'impamvu ya gatatu. Gusa niba ubona ari byo udukore subscribe. Impamvu ya gatatu, inshuti mbi ikubuza guteza imbere. Ashobora gutera ubwoba cyangwa se akaguca intege, cyangwa akakugira mu bintu bidafite umumaro, ahubwo akakujyana mu bidafite umumaro kugira ngo udatera imbere, ngo agusige aho ngaho uri. Dore ukuntu bimeze nk'urugero rwumvikana. Inshuti yawe nimba ari nziza, ibintu bya buri gihe byo kujya muri party zidasobanutse, uwo muntu ntabwo aba ari inshuti nziza. Amafaranga yose ubonye akagushoka uburyo wenda wakreya na party ngo utume inshuti zawe ngo ugire ute kugira ngo abone uko utakaza amafaranga, uwo muntu ntabwo aba ari inshuti nziza. Ushatse wamwihorera, wakujyana mu bintu bidafite akamaro kandi abanje kwereka yuko bifite akamaro kugira ngo atume udatera imbere. Reka twihute n'impamvu ya gatanu. Impamvu ya gatanu rero, inshuti mbi ihitamo kukwibuka igihe gukeneye gusa, ariko igihe wowe uyikeneye ntago wayibona. Niba akuri iruhande aza mu bihe byiza gusa, ariko wagera mu byago ukabona hari ukuntu atari kwatendinga nk'iyari ibihe byiza, kandi we yagera mu byago ukumva aragukeneye cyane kuguhamagara yakuje amahoro. Uwo muntu uzagukenera mu bihe byiza, mu bihe bibi, ariko we akakuzaho mu bihe byiza. Weho ibihe bibi wabigeramo ukabona hari ukuntu agiye ku ruhande. Uwo muntu ntabwo aba ari umuntu mwiza. Niba akuba ku ruhande rwose, igihe cyose ibyo gerageza, niba kuri ruhande mu bihe byiza cyangwa mu byago akaba adahari, ahubwo yibuka ko uri inshuti ye iyo ufite
inyungu cyangwa se hari ikintu kikurimo. Iyo ngiyo niyo bita inshuti mbi. Reka twikomereze ku mwanya wa 6. Ishishikazwa no kujyana mu bintu bibi. Ishobora kugushishikariza kunywa ibiyobyabwenge, akavuga ati biriya boro reka tuyibe, akavuga ati kuriya muntu nyine ukumva muri make avuga ati uriya muntu reka tuzamuhemukire ku buryo azicuza impamvu wenda akoze ikintu runaka. Nyamara ntumenye yuko naregiye ku ruhande ibyo avuga ngo uzamuhemukire, hari igihe agera na wa muntu akabimubwira, ahubwo wagenda wa muntu wamuhemukira agahita avuga ati wa muntu uko yabikora umuntu azamemukira, akagira ngo ntabwo ufite ubwenge. Rero umuntu aho kuzamura ahubwo agenda atamusubira inyuma. Reka twikomereze n'impamvu ya 7, ari nayo ya nyuma. Gusa niba bikunze udukore subscribe. Iguca intege aho kukubaka. Reka mbibumvishe neza. Aho kuguhumuriza, akubwira ko ntacyo uzageraho, akubwira yuko uri umunebwe, yuko udafite ubwenge. Aho kuzamura ahubwo akaguca intege. Ibaze niba umuntu muri inshuti akenshi avuga ati shabirana rero uri kugerageza sinzi ko bizakunda, byihorera ahubwo ukora ibi ngibi. Uwo muntu ntabwo aba ari inshuti nziza, ahubwo ari inshuti mbi. Reka twigendere ku mwanzuro. Umwanzuro w'ino story nabateye kandi ikwereka neza imyitwarire y'inshuti mbi. Inshuti mbi siyagutera ibibazo gusa, ahubwo iyo nshuti mbi ni nayo ituma nyine igisobanuro cyawe cy'ubucuti n'abandi bantu gishwenyuka. Ariko inshuti nziza iraguhagurukira ikagufasha kumurika impano yawe cyangwa se kugira icyo wikorera, ikagufasha, ikagushyigikira kandi ikakwifuriza ibyiza. Iyo niyo twita inshuti nziza. Ariko rero inshuti mbi byose bikoramo opposite. Ibi bintu nkubwiye ni ibimenyetso by'inshuti mbi. Niba wabonye ibyo navuze ari byo 100%, nkora subscribe cyangwa se ume like cyangwa utere comment bitewe n'amahitamo yawe. Iyi ngiyi ni Big Win TV, icishwaho ino nama y'umunsi. Nawe ngiye wibagezaho ni Cyubahiro. Turabakunda. Ciao ciao.